Imana ikiza, hari Imana ibatura, hari Imana izahura. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana igutabare. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikurengere. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hazababera abahanuzi n'abavugabutumwa umwijima kugira ngo mudahanura. Kubera iki? Ibi nibyo Uwiteka avuga ku bahanuzi, nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa. Ngo hazababera ibyo RGB isaba cyangwa ikeneye, ntabwo abapasitori bato bari mu kigero nk'iki babika barimo ari abahanuzi bato, ntabwo ibyo RGB ikeneye. Imana ikiza, hari Imana ibatura, hari Imana izahura. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana igutabare. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikurengere. Ari biguhagurukiye ntibizongere kuguhagurukira. Iki ni cyo gihe, haleluya, ugiye kubona ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kugiye kugukura mu bibazo wari urimo, kugiye kugukura mu burwayi wari urwaye, kugiye kuguhagurutsa. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe, nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Muvandimwe, kandi ndagushuhuje we muvandimwe, mbashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki gitondo kiza cy'umugisha, uyu munsi wo ku cyumweru, aho muherereye hose ndabashuhuje. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu, tuganire ku ijambo ry'Imana. Mwami Imana, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha n'ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ifite ubudahangarwa, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndagushimiye ko wabanye n'ubwoko bwawe, ndagushimiye ko wabanye n'abana bawe. Uyu mwanya unteye iteka wo kubasha kuvugira kuri kamera ya Sam TV Rwanda. Ndakwinginze n'aba ari njye, aba ari wowe ugaragara muri jye, kandi n'aba ari njye uvuga uvugire muri jye, kandi nkweretse abaneza amatwi bose bazatega amatwi iki kiganiro. Ndasenze kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bibe biri mu bwenge kandi bibe biyobowe nawe, wigaragaze kandi witamure mu izina rya Kristo cyacu wakoze, amen. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ry'ihumure, rihumuriza imitima y'abantu benshi. Hari abantu bafite imitima kugeza iyi saha yamaze kugira ikibazo, guhungabana, ihungabanye ku bw'abantu benshi bagiye bahura nabo, ku bw'ibyo banyuzemo, ku bw'ubuzima, ku bw'amateka, ku bw'imibereho. Rero aka kanya tugiye kuganira kuko nje kuguhumuriza, nanjye nihumuriza. Hari byinshi byaguhungabanyije, hari byinshi byatumye utakaza icyizere, hari byinshi byatumye usigara wowe ubwawe wiyumvamo ko bigoye kubona umukozi w'Imana, kubona umuhanuzi, kumva umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana. Inshuti bavandimwe, rero tugiye kuganira ku amajambo tuganiraho. Intego nyamukuru ni ihumure Imana ikuzaniye. Ni ihumure Imana ikuzaniye ibinyujije mu kanwa k'umuhanuzi, profete, evangeliste Samuel Abayisenga. Imana rero ikuzaniye ihumure. Uyu munsi ndagerageza kuvuga gake kuko ndashaka kujya mvuga gake. Nkunda gukoresha umwuka mwinshi cyane, ariko ubu ndagerageza kuvuga gake kandi nzi ko turumva. Impamvu mwumva tuvuga gake ni ukubera tuba dukoresha amatelefone. Ijwi telefone kuryakira biba bigoye cyane, ariko iki gitondo ndavuga gake kandi nzi ko ijwi muraza kuryumva kandi rirabageraho 5/5. Rero uyu mwanya tugiye kuganira amagambo y'ihumure aguhumuriza. Wowe wagize ugukomereka, wowe wababaye, ntabwo ari wowe wenyine, nanjye narababaye, twese twarakomeretse. Hari ibidukomeretsa bitandukanye, hari ibitubabaza bitandukanye. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, ariko mbere y'uko tuganira reka mbanze mbasuhuze aho muherereye mu mpande zitandukanye, mu migabane itandukanye. Abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mwarakoze, ndabashuhuje kandi abaramukije. Imana ibaha umugisha kuko mufite amanota menshi cyane.
nabonye mugeze ku kigero cya 67.5% munkurikira mundeba. Rero Imana ibaha umugisha namwe abaherereye ku mwanya wa kabiri, abantu muherereye mu gihugu cy'u Burundi, namwe Imana ibaha umugisha kuko munkurikira mufite 3.% Imana ibaha umugisha. Abantu muherereye muri United States, namwe Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. Nasanze munkurikira 2.% rero ndabashuhuje ngira ni amahoro imigisha iva ku Mana bane namwe. Mwarakoze cyane. Abantu muherereye Belgium, namwe Imana ibaha umugisha, munkurikira 0.% abantu muherereye muri Kenya, Imana ibaha umugisha, munkurikira 2%. Rero Imana ibaha umugisha. Abantu muherereye Uganda, namwe Imana ibaha umugisha, mugurisha 1%. Rero mugire ukomeza kumva ubutumwa. Hari n'ibindi bihugu nabashije kuvuga za Norvège, abantu baherereye Canada nayo mbibagiwe. Imana ibaha umugisha, namwe munkurikira 1%. Rero mwese uko munkurikira, Imana ibaha umugisha. Wowe muri bamwe wahisemo gukurikira Sam TV Rwanda, kujya wumva ubutumwa bunyuraho, ibiganiro binyuraho, ndagusezeranya ko aka kanya ugiye kujya wumva ubuhamya n'ubutumwa. Amatamoneri ugiye kujya ubona azajya bari amatamoneri nayo arimo agakiza, apana amatamoneri atari meza, kuko uyu ni umwanya wo kugira ngo duhereze abantu ijambo ry'ukuri. Nta handi hantu rero ushobora kuzasanga ijambo ry'ukuri, ubutumwa buzima bw'umwimerere, uretse hano kuri Sam TV Rwanda. Niho uzabusanga, niho uzabubona, kandi ndabasezeranya ko mugiye kujya mubona ubutumwa bw'umwimerere. Murabona ko iki gitondo aya masaha umuntu azindutse agashusho uko biri karimo karagaragara, izuba ritararasa. Nshuti rero nzangerageza kuzinduka kugira ngo byibuze agashusho kagiremo uko gasa. Rero Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nari ndimo mbakira abantu mwese munkurikira, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndasuhuza inshuti zanjye ziri muri Amerika, ndasuhuza inshuti zanjye ziri Canada, ndasuhuza inshuti zanjye ziri Norvège, ndasuhuza inshuti zanjye ziri muri Kenya, ndasuhuza inshuti zanjye ziri Uganda, ndasuhuza inshuti zanjye ziri mu Burundi. Abarundi mwubahwe, Imana ibaha umugisha. Abarundi, Canada, Amerika, Imana ibaha umugisha, cyane cyane Abanyarwanda kuko munkurikira 67%. Urumva ko ni umubare munini cyane kandi wagutse, ni umubare ushimishije. Rero mukomeze mwumve ubutumwa bwiza bwa Sam TV Rwanda, mbazanira buri uko bukeye nuko bwije. Simema kubaha ubutumwa. Nshuti munyihanganire kuba mubona nasohora ibiganiro buri munsi, ni impamvu zigera muri ebyiri. Impamvu ya mbere, hari impamvu yo kubona mega cyangwa se kubona wifi bigoranye. Impamvu ya kabiri ni ukuba namwe ubwanyu ukigero mukurikiranamo ubutumwa umuntu aba yasohoye kiracyari hasi cyane, ntago kirazamuka ku buryo wakora video buri munsi, ntago byakunda. Niyo mpamvu mucishamo agahe, nkaba nuje nkazongera ngasohora ikindi. Si uko tudafite ibyo tubaha, si uko tudafite ibyo tuvuga, si uko tudafite abakozi b'Imana twabatumirira, ahubwo ikibazo ni ibyo bibiri. Ikibazo cya gatatu ni ibijyanye n'ubushobozi bw'ibikoresho dukoresha. Nk'iyi telefone murabona ko amashusho cyo kuri urabona ko byibuze agashusho kari kugaragaramo bitandukanye na mbere, kuko ubu ngubu ni agatumbiko. Twagiriye umugisha tubona akavura, ibintu bimeze neza, abantu barimo baratera ibigori. Ni umugisha ukomeye cyane muri Kibungo. Iyo imvura iguye biba ari amahire, ariko iyo yabuze nanone izuba rigacana aba ari ikindi kibazo. Rero twagiriwe umugisha wo kuba iyi saha akavura karimo karagwa. Akavura karimo karagwa. Ejo nari nagiye gutera ibigori, ibintu bimeze neza. Rero nshuti bavandimwe, nawe aka kanya nkuzaniye ijambo ry'ihumure, imvura y'umugisha igwe mu bugingo bwawe. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Turaza gusoma ijambo dusanga muri Mika. Ni ijambo dusanga muri Mika igice cya 7. Nongeye nsubiremo,
Mika igice cya karindwi, igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya karindwi. Mbibutse ko uyu Mika ni umwe muri ba bahanuzi bavuga b'abana, ba bahanuzi bavuga bato. Abahanuzi bato, uyu Mika ni umwe muri ba bahanuzi bato. Si uko ari we wari ufite imyaka mike, si uko ari we wari muto mu myaka, ahubwo ni uko ari we wanditse, ari mu bahanuzi banditse ibice bikeya, batakoreshwaga buri kanya, bakoreshwaga mu gihe runaka. Rero uyu Mika ari mu bahanuzi bato. Abahanuzi bato barahari guhera kuri Daniyeli, inyuma ya Daniyeli ugakomeza. Abahanuzi bakuru barahari uhereye kuri Yesaya ugakomeza ukaza ukajya kuri Daniyeli. Abo ni abahanuzi bakuru. Hakaba n'abo rero bita abahanuzi bato. Uyu rero Mika ni umwe mu cyiciro cy'abahanuzi bato. Abahanuzi bato ntago kuvuga ngo ni bato bivuze ko ari abahanuzi b'abana, ntago ari abahanuzi b'abana, ahubwo ni abahanuzi bato. Hakaba n'abahanuzi bakuru. Rero tugiye kuganira ku magambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Igitabo cy'umuhanuzi Mika ni igitabo usangamo ibice byinshi birimo inama, impuguro, impanuro. Ni igitabo gikurikirana na Yona, gikurikirana n'igitabo cya Yona. Aha ni kuri paje ya 457 niho gihera. Cyane cyane iki gitabo kivuga uburyo ki bujyanye no kwihana. Harimo uburyo Imana irakarira, Imana irakarira abayuda kuko ngo baramye ibigirwamana. Harimo uburakari bw'Uwiteka Imana. Hakazamo Imana iri kuvuga ku byaha by'abantu bayo b'abahanuzi, ikavuga ku bikomangoma, ibyaha by'ibikomangoma ndetse n'ibyaha by'abahanuzi. Rero ikaza ikomeza ikavuga uburyo ki yahanuye ubwami bw'amahoro. Ubwami bw'amahoro bahanuraga nabwo buri muri ya masezerano tubona, dusangamo uburyo Yesu nawe yavugwagamo hano. Ku gice cya 5 hatubwira umutegetsi uzaturuka i Betelehemu. Uyu Mika yahanuye Yesu, ahanura ubuhanuzi bwa Yesu, avuga ku muhanuzi cyangwa se ku muntu uzaturuka i Betelehemu. Rero twakomeza twagera ku gice cya 6 hakatubwira ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Igice cya 6 kitubwira ku byo Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho rero mu gice cya 7 ari nacyo tugiye kuganiraho, ni uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira abihanye. Murumva ko ibi bice uhereye ku cya mbere ukageza ku cya nyuma havuga ku byaha by'abayuda, ku byaha by'abantu, havuga mu gucungurwa kw'abantu, havuga mu kugarukira Imana kw'abantu, havuga mu kubabarirwa kw'abantu. Rero murumva ko uyu Mika ni umuhanuzi ukomeye cyane. Ni umuhanuzi ukomeye cyane kuko ni umuhanuzi uhanura iby'ubwami bw'Imana. Hano yahanuraga iby'ubwami bw'Imana, arimo atwereka inzira turimo, atwereka inzira twayobeyemo, atwereka inzira twataniyemo, anaduhugura kugira ngo tugaruke mu mwanya Imana idushakamo. Nshuti muvandimwe, uyu Mika ni njye abwira, ni wowe abwira, ni twebwe abwira, kugira ngo tugaruke mu mwanya Imana igira ute idushakamo. Aho nshaka tuza kuganira hakenewe cyane cyane ni muri Mika igice cyaho cya 7 ari nacyo gice cya nyuma. Igice cya 7 ari nacyo cya nyuma niho nshaka ko tuza kuganiraho. Bitavuze ko n'ahandi Imana idushoboza tuhaganiraho, ariko mu gice cya 7 murongo wa 7 n'uwa 8 niho ndaza gutinda. Haragira hati, ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impa agakiza. Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Amen. Aho ngaho niho nshaka ko tuza kuganira, niryo jambo nshaka ko tuza kuganiraho. Ariko tukiri aha ngaha ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, tugeze mu gihe umwanzi atwishima hejuru, aho tutakibasha kubona uburyo bwo gusenga, aho tutakibasha kubona uburyo bwo gukora amateraniro. Bamwe kugeza isaha abapasiteri twavuga bato,
nk'uko Bibiliya yavuze abahanuzi bakuru ikavuga abahanuzi bato. Mu bahanuzi bato, mu bapasiteri bato, ubu iyi saha umupasiteri muto, umuhanuzi muto asa nk'umuntu wambuwe agaciro, utagihabwa agaciro, kubera ko igihe tugezemo twageze mu gihe insengero bavuga ngo zitujuje ibisabwa zifungwa. Tugeza mu gihe babuza abantu kujya mu butayu, babuza abantu kujya mu byumba by'amasengesho, babuza abantu kujya mu misozi. Tugera muri icyo gihe. Rero icyo gihe turimo ni igihe kigaragaza ko abahanuzi bato batakyemerewe gukora. Ni igihe kigaragaza ko abahanuzi bato batakiyemerewe gukora. Ni igihe kigaragaza ko abapasitoro bato batakyemerewe gukora, kuko abo bapasitoro bato ntabwo babasha kubona insengero leta ikeneye. Abapasiteri bato ntabwo babasha kubona ibintu bisabwa n'ibyo leta RGB ikeneye. Ibyo RGB isaba cyangwa ikeneye ntabwo abapasiteri bato bari mu kigero nk'iki babika barimo ari abahanuzi bato, ntabwo ibyo RGB ikeneye babibona, nta nubwo babigeraho. Aba bahanuzi bato ntabwo bagera ku byo RGB ikeneye mu buryo bwo kwemera gukorera Imana. Ahantu hemerewe gusengerwa ni hantu ki? Ni ukuvuga ngo kugeza iyi saha ahantu bita ko hemerewe gusengerwa nta muhanuzi muto wahasengera, nta mupasiteri muto kuko ni ukuvuga ngo aho ni abantu bageze muri ya revo, basa nk'abahagarariye abandi cyangwa bakuriye abandi. Ba bandi batoya Imana iri guhagurutsa, abo ngabo ntabwo bahakorera. Abapasitoro bato Imana iri guhagurutsa ntabwo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Abapasitoro bato Imana iri guhagurutsa ntabwo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ahubwo b'abapasitoro bamwe bakuru, bamwe bafite ubunararibonye muri politike, bafite ubunararibonye mu misengere, bafite ubunararibonye mu buryo bwose, ba bandi bamaze gukora ikofi, ba bandi bamaze kwiga amashuri menshi cyane bakagira za kaminuza, za dogitora na za lisanse, abo ngabo nibo bemerewe gukora mu gihe nk'iki turimo, mu rwego RGB yo ikeneye. RGB ikeneye ko umuntu uzaba pasiteri cyangwa abapasiteri agomba kuba ari umuntu urangije za kaminuza. Ni ukuvuga ngo ibyo RGB ikeneye bigendanye no kuba wafata muri Bibiliya aba bitaga abahanuzi bato ukababuza guhanura, hagahanura abahanuzi bakuru. Ni ukuvuga ngo ibikenewe bisabwa njyewe n'ibindeba, wowe n'ibikureba, n'undi n'ibimureba. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana twese turasabwa gutuza tugasenga, tukirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyagaragara nk'ikosa ryaduteranya na RGB. Abapasitori, abavugabutumwa turasabwa gusenga tugakora mu buryo twirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyaduteranya na RGB, kuko ibyo RGB ishaka, ibyo badusaba, ibyo bakeneye, ntabwo abapasitori b'abana babyujuje ntibanabyuzuza, ntabwo abahanuzi bato babyujuje ntibanabyuzuza. Ni ukuvuga ngo hari abantu Imana yagiye ihamagara, bagahamagarirwa kubwiriza mu butayu, bagahamagarirwa kubwiriza mu byumba by'amasengesho, bagahamagarirwa kubwiriza mu mihanda. Abo bahawe iyo mihamagaro yo kubwiriza mu mihanda, kubwiriza mu masoko, kubwiriza mu butayu, mu buvumo, kubwiriza mu byumba by'amasengesho, abo ngabo ni ukuvuga ngo iyo mihamagaro yabo kugeza iyi saha tugeze ni imihamagaro itagikenewe cyane. Si uko Imana itayikeneye, ariko ntabwo igikenewe mu buyobozi bwite bw'abantu, mu isi y'abantu, mu isi iyobowe n'abantu ntabwo bigikenewe, ariko ku Mana birakenewe. Ese uzabikora ute ko ku Mana byemewe kandi mu isi y'abantu bikaba bitemewe? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza, nanjye ni ikibazo ngomba kwibaza. Ariko nshuti bavandimwe, nimuhumure, mu ijuru hari Imana. Imana ifite uko ibigenza, Imana ifite uko izamura abantu bayo, Imana ifite uko yigisha abantu bayo, Imana ifite uburyo ibigenza kugira ngo isohoze icyo yavuganye n'umuntu wayo. Rero uyu Mika turi kuvugaho ni umwe mu bahanuzi b'abana, ni umwe mu bahanuzi bagaragara nk'abana, ariko iyo ugenzuye cyangwa se ugakurikira ubuhanuzi yahanuye, ukabwumva nk'umuhanuzi, ukabwumva nk'umuprofete, ukabwumva nk'umupasitoro, wumva ko ubu buhanuzi bwa Mika bwari ubuhanuzi bufite ireme,
bwari ubuhanuzi bukomeye cyane, bwari ubuhanuzi burimo ahantu Imana igaragaza ibyaha by'abayuda, ikagaragaza ibyaha by'ibikomangoma, ikagaragaza ibyaha by'abahanuzi, ikagaragaza ibyaha by'ubwoko bw'Imana, ndetse ikagaragaza n'uburyo ki bagomba guca bugufi bagasaba Imana imbabazi, Imana ikabababarira. Ni ukuvuga ngo uyu muhanuzi Mika, amagambo ye cyangwa se ubuhanuzi bwe ni ubuhanuzi bukangurira umuntu kureka icyaha, kuva mu cyaha. Ni ubuhanuzi bukomeza umuntu, bukamwereka ko nubwo yaguye, nubwo yasubiye inyuma, hakiri ibyiringiro by'uko niyizera Imana ashobora kugaruka mu mwanya Imana imushakamo. Ubu buhanuzi bwa Mika buratwereka ko aho turi tubasha kuhava nidusenga Imana. Ubu buhanuzi bwa Mika butwereka ko nubwo twagomeye Imana, nubwo tugomera Imana, Imana igifite akayira yatunyuzamo ikadukura hahandi tubona hatari heza ku buzima bwacu, ikadukura hahandi tubona hatubangamiye ku buzima bwacu. Pasiwadi ntabwo ari ukuvuga, pasiwadi ni ugusenga, tugasengesha umwuka iteka mu bihe byacu byo gusenga. Aha uyu muhanuzi Mika yahanuye ubuhanuzi bukomeye cyane. Ageze mu gice cya mbere, muhanuzi Mika nk'uko nabivuze, mu gice cya mbere cyiwe, hano ni kuri paji ya 855, atubwira 857 plito, atubwira uburyo Imana irakarira abayuda ngo kuko baramya ibigirwamana. Ubuhanuzi bwa Mika butangira, turi kuvuga ku mugabo bita Mika, butangira Imana yarakariye abayuda. Butangira Imana yarakariye abayuda kubera kuramya ibigirwamana kw'abayuda. Noneho kuramya ibigirwamana kw'abayuda byateye Imana kurakarira abayuda. Imana imaze kubarakarira, itoranya cyangwa se ihamagara Mika. Uyu muhanuzi Mika yari umuntu wari uri aho ngaho atuje, ategereje gukoreshwa n'Imana. Imana irangije ibabazwa n'ibyaha byakorwaga n'abayuda. Noneho imaze kubabazwa n'ibyaha byakorwaga n'abayuda, irangije ihagurutsa umuhanuzi Mika. Noneho Mika aza ari kuvuga uburyo ki ijambo ry'Imana ryamujeho n'abo ryamwoherejeho. Noneho iki gihe hari mu gihe cy'umwami cy'uwo bita Tamu na Ahazi n'uwo bita Hezekiya. Aba bari abami b'Ubuyuda uko ari batatu. Mu gihe cy'aba bami batatu b'Ubuyuda, nicyo gihe Imana yahagurukije umuhanuzi Mika kugira ngo aze abwire abayuda ko bataye umurongo bagombaga kugenderaho bawutaye, bagafata undi murongo utari mwiza wo kwimura Imana. Aba bayuda ngo bimuye Imana, bimika ibigirwamana. Noneho Imana ihagurutse umuhanuzi Mika, aza avuga ngo Imana irakariye abayuda ngo kuko baramya ibigirwamana. Aza avuga ku burakari bw'Imana irakariye abayuda kubera kuramya ibigirwamana. Nshuti muvandimwe, mwene data, twirinde tutazagaragara imbere y'Imana nk'abantu baramya ibigirwamana. Ahangaha twirinde nshuti bavandimwe, bene data, bakozi b'Imana, bapasitoro, bahanuzi, RGB, nawe nk'ikigo nawe nkushyiremo, twirinde tutazagaragara nk'abantu baramya ibigirwamana. Kuko mu ijuru hari Imana rurema, ari nayo yadutoranyije ikaduhamagara, ikadushyira kuri iyi si kugira ngo dusohoze ibyo twasezeranijwe gukora. Ni ukuvuga ngo hari impamvu Imana yagushize kuri iyi si uriho, hari impamvu Imana yanshize kuri iyi si ndimo, hari ibyo Imana ishaka ko ntunganya, hari ibyo Imana ishaka ko nshyira ku murongo, hari ibyo Imana ishaka utunganya, nawe hari ibyo Imana ishaka gushyira ku murongo. Ahangaha rero abayuda
imana iri kubagaya kubera kuramya ibigirwamana. Aho ni mu gice cya mbere igenda ibagaya. Nimushaka iki gice tukigaho cyane muzavuge tukige iyi gitabo duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya mbere kugera ku cya nyuma. Mubishyire muri komantere abakeneye kuziga igitabo cy'umuhanuzi Mika. Ariko ahangaha imana ije irimo iragaya abayuda. Noneho dukomeza igenda ibivuga kugera mu gice cya kabiri iracyagaya abayuda. Noneho igeze ku cya gatatu biba bivuye ku bayuda, ahubwo imana ireba n'ibikomangoma n'abahanuzi. Imana mu gice cya gatatu hatubwira ibyaha by'ibikomangoma ngo ndetse n'iby'abahanuzi babo. Imana izana Mika, noneho yari irimo iragaya abayuda, noneho igera ku bikomangoma ngo ndetse n'abahanuzi babo, ivuga ku byaha byabo. Njye sinje kuvuga ibyaha by'ibikomangoma, ariko niba uri igikomangoma ukaba uzi ko hari ibyaha wishinja, ukaba uzi ko hari aho udakiranukiye Imana, hano Imana irimo irakugaya. Imana irakugaya kubw'ibyaha byawe, irakugaya kuko hari uburyo urimo uragenda Imana idashaka kugenda. Ahangaha Mika yavuze iby'ibyaha by'ibikomangoma, avuga iby'ibyaha by'abahanuzi. Njyewe sininda cyane ku bikomangoma, ahubwo ndashaka kuvuga gatoya ku bahanuzi. Ndashaka kuvuga gatoya ku bahanuzi. Aha ni muri Mika igice cya gatatu umurongo wa 5 niho havuga ku bahanuzi. Aho Imana ivuga ku bahanuzi iravuga ngo, reka duhere ku murongo wa 4. Umurongo wa 4, ariko we nusoma uzahere ku wa mbere, nge ndahera ku wa 4. Uwa 4 agira ati nibwo bazatakira Uwiteka ariko ntazabasubiza. Ni ukuri icyo gihe azabima amaso abihwanye n'inabi bakoze mu mirimo yabo yose. Azabima amaso yayo, izabima amaso yayo ngo ibihwanije ngo n'ibibi bakoze mu mirimo yabo yose. Abangaba Bibiliya iravuga ku bahanuzi n'ibikomangoma. N'abahanuzi n'ibikomangoma nibo Bibiliya iri kuvugaho ko izabima amaso ngo ibahoye ibingana n'ibibi bakoze byabo mu gihe cyabo cyo gukora kwabo. Noneho umurongo wa 5 ngo ibi ni byo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye. Noneho ahaho ndahatindaho ku bahanuzi bayobya ubwoko bw'Imana. Hari icyo Uwiteka abavugaho, hari icyo ari kubavugaho, hari icyo ari kubabwira. Niba uzi kuri muri abo bahanuzi, iyi mesaje ni iyawe, uze kuyumva kandi uhindukire ugende uko Imana igushaka, kuko nibyo bifite agaciro. Igifite agaciro si uko wowe ushaka kugenda, ahubwo igifite agaciro ni uko Imana ishaka kugenda. Rero ngo aba bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye ngo batega akanwa kabo kugira ngo bahanure bati ni amahoro. Ngo aba bahanuzi bayobya ubwoko bw'Imana ngo bo batega akanwa kabo ngo kugira ngo bahanure ngo ni amahoro. Ibije byose ni amahoro, ibibaye byose ni amahoro. Abo ngabo rero nibo Imana igiye kuza kuvugana nabo, kandi ururimi izavuganamo nabo nibo baruzi. Hari ururimi Imana ivuganiramo n'abahanuzi. Nshuti bavandimwe, ngaba ngaba rero ngo bahanura bati ngo ni amahoro, ngo batega akanwa kabo kugira ngo bahanure ati ni amahoro. Babahanurira ngo ni amahoro. Ibyo ari byo byose ni amahoro. Abantu banze kuva mu byaha, abantu banze kureka ibyaha, abantu barakora ibyaha uko bishakiye, abantu barakora ibyangwa n'Uwiteka, abantu bararamya ibigirwamana, abantu barasambana, abantu barasinda, abantu ntibagiha agaciro umunsi gusenga, abantu ku cyumweru barafata amasuka bakajya mu mirima. Barangiza ngo ni amahoro. Amahoro yahe abantu barimuye Imana batagikora uko Imana ishaka. Noneho akomeza ababwira ati kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ni ukuvuga ngo utagira icyo ashyira mu kanwa kabo abo ngabo ngo bitegura kumurwanya. Ayo ni amakosa cyangwa n'ibyaha Imana yari irimo irashinja bari abahanuzi. Nshuti muvandimwe muhanuzi, wowe mbwira, ese wowe nta kintu ubona Imana igushinja? Ese wowe umutima wawe ntacyo ugushinja?
ese ibi tuvuze nta kikureba kirimo? Aho ngaho witekererezeho, ugenda kwigisha. Nubona bikwiye ko wihana, nicyo gihe cyo kugira ngo wihane, uce bugufi, usabe Imana imbabazi. Ava ngo nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa. Nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa. Anshuti bavandimwe, bantu mubona mutakerekwa, mubona Imana isa nkaho itakiboneka kuri mwe, mumenye ko hari icyo yabagaye mugomba gukosora kugira ngo itara ry'Imana ryongere rimurike ku buzima bwanyu. Hano aravuze ngo nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira ngo icyo mwerekwa. Ni ukuvuga ngo hari ijoro ribuditse ku bantu b'abahanuzi bahanuye bakurikije iby'indamu zabo, bagahanura ngo ni amahoro kandi nta mahoro ahari. Abo ngabo hari igicu cy'ijoro Imana igiye kuzana cyangwa se yazanye, hari n'iki igiye kuzana kuri bo kugira ngo batagira icyo babona, batagira icyo berekwa. Ni igihe kigeze kugira ngo impano za bamwe zihagarare, impano za bamwe zizime, kuko ni igihe cyo kugira ngo Imana izane igihu igishyire ku maso yabo, batazongera kubona, kubera ko bimuye Uwiteka Imana, ntibagende uko Imana ibashaka. Nshuti bavandimwe, uyu munsi navuze ntuje, ntago navuze cyane, kandi niko ngiye gukomeza. Ibintu byo kuvuga cyane ndashaka kubigabanya kugira ngo tujye tuganira, ubashe kumva. Iyo tuvuze cyane hari igihe utumva. Ariko nshuti muvandimwe, wowe muhanuzi uri kubwirwa aka kanya, garuka mu mwanya Imana igushakamo, ngo kuko ngo hazababera umwijima kugira ngo mudahanura, kandi hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa. Hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa. Bivuze iki? Bivuze nk'ubwo Imana igiye kuzana ijoro kuri mwe kugira ngo hatagira ibyo mwerekwa, kubera ko mwataye umurongo w'icyo Imana yabashakagaho, icyo Imana yabahamagariye, iby'Imana yabahamagariye guhanura mwarabitakaje, mwishakira indamu, mubwira abantu ngo ni amahoro kandi nta mahoro ahari. Rero niyo mpamvu igicu ikizanye ku buzima bwanyu kugira ngo mutongera kwerekwa. Arangira avuga ngo kandi hazababera umwijima kugira ngo mudahanura. Hazababera umwijima kugira ngo mudahanura. Nshuti muvandimwe, igenzure nigenzure, uyu mwijima watubayeho, niba atari twe bahanuzi twawuteye. Kuko aravuze ngo hazababera umwijima kugira ngo mudahanura. Ese nta mwijima turimo bahanuzi, ba pastor, bavuga butumwa, ba profete, ba bishop, ba pote? Nta mwijima turimo? Ngo hazababera umwijima. Bibiliya yavuze ngo hazababera mu ijoro abo bahanuzi kugira ngo batagira icyo berekwa. Abo bahanuzi ngo hazababera mu ijoro kugira ngo batagira icyo berekwa. Nshuti bavandimwe, twigenzure twebwe bahanuzi, bavuga butumwa, banyamasengesho b'inginzi, twigenzure tutaza gusanga haratubereye mu ijoro kugira ngo tutagira icyo twerekwa. Bitewe n'iki? Nuko twabaga twasamye duhanura ngo ni amahoro, ni amahoro, kandi ijambo rirambwira ngo ni amahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka agira ute avuga. None twe duhanurira abantu ngo ni amahoro, ni amahoro, kandi ijambo ati ni amahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Aravuga ngo rero ibi ni byo Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye. Niba uzi ko uri umuhanuzi ukaba utayobya ubwoko bw'Imana, ntiwicire urubanza. Aha Imana iri kuvugana n'abahanuzi bayobya ubwoko bwayo, ngo batega akanwa kabo kugira ngo babahanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumugwanya, kuko nta kintu ashize mu kanwa kabo. Rero ngo kuko nta kintu ashize mu kanwa kabo bitegura kumugwanya. Nshuti muvandimwe, wirinde kugira ngo aka kanya mu Imana iri kugaya utabonekamo. Kandi niba wisangamo uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, uri umupasitoro, uri apotere, bishopu,
ukaba wisanga muri aba bantu Imana iri kugaya, ugire kwihana kugira ngo Imana igirute ikubabarire. Avuga ngo kandi utagize bashira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ni ukuvuga ngo umuntu ahavuga ibyaha by'ibikomangoma n'iby'abahanuzi babo, utagize icyo ashira mu kanwa kabo bitegura kugira ute? Bitegura kumurwanya. Udagize icyo ashira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wemerewe gukora utagize icyo ushyira mu kanwa kabo. Ntacyo wemerewe kugeraho utagize icyo ushyira mu kanwa kabo. Abo ngabo utagize icyo ushyira mu kanwa kabo nta na kimwe wemerewe kugira ute? Kugeraho. No kuvuga Imana ntiwemerewe kuvuga Imana, no guhanura ntiwemerewe guhanura, no kwigisha ntiwemerewe guhanura. Utagize icyo ushyira mu kanwa kabo ntabwo wemerewe guhanura. Bivuze ngo mbere y'uko uhanura banza ushake amafaranga, mbere y'uko usenga banza ushake amafaranga, mbere y'uko uba pasiteri banza ushake amafaranga, mbere y'uko ugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora banza ushake iki? Amafaranga. Noneho abo ngabo rero, abo bahanuzi b'ibinyoma, icyo Imana izabakorera ni iki? Ngo nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa, mwebwe bahanuzi b'ibinyoma, mwebwe mwahanuye ngo amahoro amahoro, mukavuga ibidakwiye, abanyabyaha mukababwira ngo amahoro amahoro kandi bakwiye kwihana. Hano barababwiye ngo hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa, kandi hazababera umwijima kugira ngo mudahanura. Nshuti bavandimwe, igenzure nanjye nigenzure, ibi bintu by'ihagarika ry'insengero ni biki? Bitaba ari wa mwijima Imana yavuze, ataba ari wa mwijima Mika yahanuye wageze ku buzima bwacu. Nshuti muvandimwe we, ikontorore nikontorore, igenzure nigenzure. Ntago nje kwemeza ngo ni umwijima watugezeho, ahubwo ni akabazo. Ibaze nange nibaze, ese ntago uri mu mwijima kubera amakosa yawe? Ntago uri mu mwijima kubera gutandikira ukuri kw'ijambo ry'Imana? Ntago uri mu mwijima kubera gutana umurongo Imana igushakaho? Igenzure nigenzure, umenye aho uhagaze nange menye aho mpagaze. Aravuga ngo kandi hazababera mu mwijima kugira ngo mudahanura, kandi izuba rizarengera ku bahanuzi, n'amanywa azababera ubwire. Izuba rizarengera ku bahanuzi, bitari ibyo gusa, n'amanywa ubwayo azababera ubwire. Izuba rizarasa mwebwe mubone rirenze, amanywa azaba mubone ko bwije. Rero genzure nange nigenzure. Ese muhanuzi, aho ngaho nitwaba twarakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana bikarangira ibi bidusohoreyeho? Ese muvugabutumwa, pasitori, aho nitwaba twarakoze iby'Imana idashaka bikarangira uyu mwijima n'ubu bwire butugezeho? Igenzure nange nigenzure kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho, duhindukire tugendere mu nzira, mu murongo Imana idukeneyemo, kuko nibyo bifite agaciro, nibyo bifite kugira aho Imana ikuvana, aho injyana, aho itugeza, kugira ngo tubashe gushyikira, kwakira ibyasezanijwe n'Uwiteka Imana. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, reka tugere hahandi twumve mesaje, twumve mesaje y'ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Mika 6, Mika 7. Ndakubwira wowe uri mu murongo Imana igushakamo, wowe uri mu mwanya Imana igushakamo, wowe uri gukora ibyo Imana ishaka, wowe uri kugendera mu nzira z'Uwiteka Imana, ni wowe ngiye kuganira nawe. Twarimo tuganira ku muhanuzi Mika, ku byo yahanuye. Twarimo tuganira kuri Mika. Nshuti yanjye muvandimwe, nawe aka kanya Imana ije kuvugana nawe,
kandi ije kuvuganira nawe mu ijambo ryayo, ije kuvuganira nawe mu ijambo ryayo dusanga muri Mika igice cya karindwi. Mika igice cya karindwi, Imana igiye kuvugana nawe mu murongo wa karindwi n'uwa munani. Reka tuhasome tugeze ku murongo wa 11. Iyi ni mesaje yawe mukozi w'Imana, iyi ni mesaje yawe mu Kristo, wowe wamaze kwisuzuma, wowe wamaze kwikiranwa n'Imana, wowe wamaze kwigenzura ukabona ko utakiri mu mwanya Imana itagushakamo, ukaba uri mu mwanya Imana igushakamo. Nawe rero nkuzaniye mesaje yawe iguhumuriza. Ni ihumure Imana izanye ku bantu bayo, ni ihumure Imana izanye ku bwoko bwayo. Rero reka iyi mesaje tuyumve. Nubwo bimeze bityo, nubwo bibabaje, nubwo bigoye, Imana ije kuguhumuriza, ije guhumuriza ubuzima bwawe, ije guhumuriza ubuzima bwanjye. Uyu ni wo mwanya wo guhumurizwa. Twatangiye itugaya, dutangiye itwereka umurongo dukwiye kugenderamo, ariko aka kanya niba wamaze guca bugufi imbere yayo, ukemera kuyoborwa nayo, ukemera gukora ibyo ishaka, ije kuguhumuriza, ije kuvugana nawe mu ijambo riri muri Mika igice cyaho cya karindwi. Turahera ku murongo wa karindwi. Reka mwumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira abihanye. Nshuti muvandimwe, nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikubyutse wowe waguye. Nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ikubabarire wowe wihanye. Nje kuvugana n'umuntu wamaze kwihana, nje kuvugana n'umuntu uri mu mwanya Imana imushakamo. Hari ijambo ry'ihumure aka kanya Imana ikuzaniye. Nubwo byari bimeze kuriya, ariko Imana ije kuguhumuriza. Nshuti muvandimwe, Imana ije kuguhumuriza. Ese witeguye kwakira ihumure ry'Uwiteka Imana? Witeguye kwakira guhumurizwa n'Imana? Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ihumurize ubuzima bwawe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana iguhumurize. Nshuti bavandimwe, nje kukubwira ibyururutse umutima wawe wari unaniwe. Hari ijambo ry'ihumure. Nubwo Imana yatangiye itubwira iby'ibyaha byacu, ariko nyuma yo kwihana Imana itugarutseho. Imana ije kuduhumuriza, Imana ije kutubabarira, Imana ije kutubyutsa. Ariko wowe wihanye, ni wowe aka kanya Imana ije kubyutsa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turahera ku murongo wa karindwi. Ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana imagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye, kugeza ubwo azamburana akansindira. Azanshora anjyane mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe, maze umwanzi wanjye azabireba mwagwe. Uwambwiraga ati Uwiteka Imana yawe irihe, amaso yanjye azamureba. Ubu azanyukwanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Umunsi bazubaka inkike zawe, uwo munsi ingabano zawe zizunguka zijye kure. Haleluya. Imana ije kuguhumuriza nshuti muvandimwe. Wowe wihanye ugaca bugufi imbere y'Imana, wowe wari uri mu mwanya Imana igushakamo, wowe wakiriza imuguru ukakiriza inama, Imana ije kuguhumuriza. Rero ije kuguhumuriza mu ijambo ryayo, ije kuguhumuriza. Akira ihumure uhawe n'Imana, akira kugirirwa neza n'Imana, kuko yarabivuze ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka. Reka duhange amaso ku Uwiteka. Nta handi hari igisubizo, nta handi hari ugutabagwa uretse ku Uwiteka Imana. Nuhanga amaso Uwiteka Imana, uraza kwakira gutabagwa n'Imana. Nuhanga amaso Uwiteka Imana, ineza y'Imana irakomaho, ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Hanga amaso Uwiteka Imana, hanga amaso Imana. Niyo yonyine ifite ububasha n'ubushobozi n'ubudahangarwa bwo kukurengera mwene data. Nshuti yanjye muvandimwe, duhanga amaso ku Uwiteka, dutegereze isezerano
Imana yiteguye kutugira neza, Imana yiteguye kuduha ubwami, Imana yiteguye kutubohora, Imana yiteguye kutugira neza. Nimuhumure, Imana yiteguye kutugarurira ibihe byiza byo gusenga, Imana yiteguye kutugarurira ibihe byiza byo gusaba nayo. Ariko nitwumva tukumvira, turaza kurya ibyiza byo mu gihugu. Twirinde kugoma, kuko iki ni cyo gihe. Ati wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, bishatse kuvuga iki? Ubwira ikibazo ufite, ubwira imbaraga zikugwanya, ubwira ibikugenza, ubwira ibiguhagurukira. Ati wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Ibyakwishimaga hejuru aka kanya Imana ibisherekeshe. Aka kanya amajwi yose yaragufiteho ijambo ndayacecekesheje mu izina rya Yesu. Ndahamagara umuriro w'Imana ugere ku byari bikuzengereje, ugere ku byari biguhagurukiye, ugere ku byakugwanyaga. Umuriro w'Imana utwika imbaraga zose zihagurukiye ubuzima bwawe, zihagurukiye ubugingo bwawe. Iyi ni ihumure uhabwa n'Uwiteka Imana, ngo wa mwanzi wanje we kunyishima hejuru. Ubwire ibiguhagurukiye, ubwire ibikugwanya, ubwire ibikugenza. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo bireke kukwishima hejuru. Niba wihanye by'ukuri, niba wagenza uko Imana igushaka, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyakwishimaga hejuru ntibizongere kukwishima hejuru, ibyari biguhagurukiye ntibizongere kuguhagurukira. Iki ni cyo gihe, haleluya, ugiye kubona ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kugiye kugukura mu bibazo wari urimo, kugiye kugukura mu burwayi wari urwaye, kugiye kuguhagurutsa aho uherereye hose. Ukurikiye Sam TV Rwanda ukaba uri kunyumva aka kanya, umva ijambo ry'ihumure. Bwira umwanzi wawe areke kukwishima hejuru, bwira ibyari biguhagurukiye bireke kukwishima hejuru. Kuko iki ni cyo gihe cyo kubona Uwiteka Imana, iki ni cyo gihe cyo kwakira kubohoka, iki ni cyo gihe cyo kwakira ineza y'Imana, iki ni cyo gihe cyo guhemba. Iki ni cyo gihe Imana ije kuguhumuriza. Nshuti muvandimwe, akira ihumure ry'Imana. Niba wemereye Imana ukagenda uko Imana ibishaka, ikibazo ufite aho uherereye hose wigira ikibazo, wihungabana. Hari Imana itabara, hari Imana iruhura, hari Imana ihumanura, hari Imana ikiza, hari Imana ibatura, hari Imana izahura. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana igutabare. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikurengere. Kubera ko ijambo ryabivuze ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru. Humura nshuti yanjye, mu ijuru hari Imana. Humura muhanuzi, mu ijuru hari Imana. Iyaguhamagariye guhanura nta kizakubuza guhanura, iyaguhamagariye kubwiriza nta kizakubuza kubwiriza. Humura pasitori, iyakugize umushumba nta kizakubuza kuyobora inama, nta kizakubuza kuba umushumba. Iri ni ihumure Imana ikuzaniye. Ariko Imana irashaka ko mbere na mbere yo kwakirira ihumure, urabanza ureke bya bindi byose twasomye hariya, bya bindi byose twaganiriye mu gice cya gatanu, bya bindi byose twaganiriye mu gice cya gatatu, bya bindi byose twaganiriye mu gice cya mbere. Nshuti muvandimwe, ihumure iri imbere yawe. Imana yiteguye kukugira neza, Imana yiteguye kukurengera. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana igusetse. Niba wamaze kuba mu mwanya Imana igushakamo, Imana yiteguye kugusetsa, Imana yiteguye kukubohora. Ariko se wowe uhagaze mu uwuhe mwanya? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana y'amahoro ibagire neza. Gusenga bigira umumaro. Ushaka ko dusenga n'Imana, telefone irahari, hamagara dusenga Imana. Ushaka ko dusenga Imana by'umwihariko, hamagara dusenga Imana. Isaha yose, amasaha 24 twemerewe gusengana Imana. Nshuti bavandimwe, nicyo gihe cyo kugira ngo dusenge Imana. Uherereye mu iki gihugu cy'u Rwanda, ukaba udafite ikibazo cy'irijanse, ujye umamagara kuva mu gitondo saa 12 kugeza isaha ya saa 3. Uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mamagara kuva saa 12 kugeza saa 3. Hejuru ya saa 3
aba ari umwanya urabyumva nawe, ariko uherereye hanze kubera ko amasaha aba anyuranye, wemerewe kumpamagara kuri WhatsApp nijoro, biremewe kuko amasaha y'ibihugu agiye atandukanye. Dukora rero amasaha 24 uko Imana yaduhamagaye. Gusenga bihoraho kandi tuzahora dusenga. Nshuti yanjye bavandimwe, ubu tuvugana ni kuri telefone, ni uguhamagara tugasengana Imana, cyangwa se ukagana kuri YouTube channel yanjye ukumva ijambo ry'Imana, ukumva ihumure ry'Imana. Niho aderesi aka kanya yo gukoreraho umurimo. Gusa itorero turarifite tuba tubarizwamo, ariko aderesi mbahaye ni izi ebyiri. Ni kuri telefone tugasengana Imana, icya kabiri ni kuri YouTube channel ahangaha ugakurikira ibiganiro biriho. Aho niho habiri mbahaye aka kanya. Ubundi buryo bwo gusenga, umpamagaye dushobora gupanga uburyo twahura tukajya tugasenga, kuko gusenga birakomeje. Jye sinigeze mpagarika gusenga, sinzanabihagarika, kuko tuzasenga kugeza ku kuka kacu ka nyuma, ariko tutabangamiye RGB. Reka mvuge RGB, tutayibangamiye. Nshuti muvandimwe rero, telefone niyo ngiyo 078 23 40 732 078 23 40 732. iyo ibona niyo telefone. Nyisubiremo 078 23 40 732. Guteranya 250 78 23 40 732. Iyo niyo iri no kuri WhatsApp. Mu buryo bwose wanyenera twavugana tugasengana Imana. Rero Imana ibagire neza. Uramutse ufite ikibazo cy'uburwayi wampamagara tugasengana Imana. Ukeneye ubujyanama mu buryo bw'ijambo ry'Imana, counseling, wampamagara tugasengana Imana. Ndetse ukeneye no kudutera inkunga, iyo nimero wayihamagara. Rero nshuti bavandimwe, ukeneye no kuza kubwiriza kuri YouTube channel ya Sam TV Rwanda, biremewe. Ikintu cyose wakenera gukora kitari icyaha kiremewe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Imana ikomeze twishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mukomeze mukore subscribe kuri Sam TV Rwanda batarayikora. Abamaze kuyikora mukore, mushireho komanteri, kuko niba urebye ibintu andika mu magambo mato. Niba wafashijwe andika mena, n'irindi ushobora no kwandika ngo Yesu ashimwe. Ushobora no gusuhuza abantu kuri komanteri. Ushobora no kuvuga ati inshuti bavandimwe, ukandika ati tuzaganire kuri iri jambo. Hari ijambo rigufasha, hari umurongo ugufasha, cyangwa hari umurongo utasobanukiwe neza muri igitabo cya Mika cyangwa mu bindi bitabo twigisha, wakandika amati umurongo sinawusobanukiwe, tukazafata umwanya wo gutanga icyigisho cyo kuwusobanura. Aho byananira cyangwa se aho nabona nafite ubusobanuro buhagije, hari abakozi b'Imana baba bahari bafite ubwo bushobozi, nkaba nabinginga bakaza bakadufasha. Ukeneye umuntu wavuga ngo tuganire nawe, cyangwa se aze kuri Sam TV Rwanda abwirizeho, ukamukenera kavuga ati ndashaka ko hari ubutumwa bumfasha, wenda bwa Utayisire cyangwa bw'umushumba runaka uri mu gihugu cy'u Rwanda, kuburyo umuntu yamubona, wavuga ati hari umushumba nyeneye, muduhostinge cyangwa se umushyireho tumwumve, biremewe. Twajya kumushaka akaza akabagezaho ijambo ry'Imana. Rero nshuti muvandimwe, biremewe. Biramutse birenze ubushobozi bwanjye, wadutera inkunga yo kujya tumuzane, ko birashoboka. Tugakodesha kamera. Ntabwo wafata umushumba nka Utayisire ngo umushyire kuri telefone, ntiwafata umushumba nka Desire ngo umushyire kuri telefone. N'abandi bashumba bakomeye b'abakozi b'Imana bazigira inshuti, ntiwamushyira kuri telefone. Ibyo byose murabyumva, ariko wamukeneye, ukamukenera, ukazana n'amafaranga yo gukodesha kamera. Twakodesha kamera, nkagenda nkamubwira akaduha ubutumwa, kandi nabyo birakunda, bugasohokera kuri Sam TV Rwanda. Rero ibintu byose birashoboka, nta kidashoboka. Imana ibahe umugisha. Ibyo muzakenera byose kuri Sam TV Rwanda bijyanye n'iyobokamana muzabibona. Ibyo tutazabonera ubushobozi tuzababwira ko nta bushobozi. Ushoboye kudutera inkunga yidutere, kuko kudutera inkunga mu buryo bwose biremewe, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'inama. Ibi bintu bikorwa n'amafaranga. Niyo mpamvu sinababwira ngo nimuzazana amafaranga. Ubishoboye kuyazana biremewe.
ariko si agahato, si itegeko, ni ku muntu ushaka gushigikira YouTube channel yacu, ubundi Imana ikamuha umugisha, ndetse n'uwabona ibikoresho yabiduha, yaba nabyo birashoboka kuko umurimo w'Imana ugomba gukorwa mu buryo bwose. Ubu nibwo buryo rero iyi channel yafunguwe muri Covid 2020, nibwo nayifunguye ari kubwiyerekwa Imana yari yamaye. Imana yari yamaye yerekwa ko tugomba gukorera mu rugo, muri Guma mu Rugo. Fungura YouTube channel rero, none biragaragara ko Guma mu Rugo yarakomeje mu bundi buryo. Rero ubutumwa dukomeze tubukore, muze tuvuga Imana, muza n'ibitekerezo byanyu, abagwaye muze tubasengere, ugwaye abadayimoni twagusengera, wamamagara tugahura tugasenga, n'ikindi kibazo cyose cy'ubugwayi, n'ikindi kibazo ufite cyose gisabwa amasengesho, turahakubereye kugira ngo dusengane Imana, kandi Imana igire icyo ikora. Gusenga Imana ikagira icyo ikora. Mbibutse, ntago nshaka abantu bameze nk'abaraguza. Niba ari ugusenga Imana, si ukuza kuvanga Imana iri kuvuga iki, ahubwo ngwino dusenge ku kibazo ufite, Imana ikore. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda muri inshuti zanjye, reka dusenge. Ndagushimiye Mwami Imana, Imana yumva gusenga, Imana ishoboye, Imana ihambaye, Imana ifite ububasha, ubutware n'ubushobozi, Imana ifite ubudahangarwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mushimiye ko watuyunze ukabana natwe uyu mwanya kuri studio za Sam TV Rwanda, wigaragaje kandi witamuruye. Hari benshi rero nyiringabo bakoze subscribe, hari n'abatarazikora. Ndasenze kugira ngo bose ubatabare kandi ubarengere, umuntu wese uzabona ubu